dushimiye Imana mu gitondo cy'uyu munsi. Imana iduhaye umwanya mwiza w'amateraniro, tukaba twifuza gufatanya na buri muntu wese witeguye kwinjira muri uyu mwanya wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Turatangira dufatanya mu isengesho kandi turizera neza ko gahunda zose z'uyu munsi Imana yaduteguriye turi buzifatanyemo namwe, Imana ikaduhana umugisha. Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Izina ryawe nirishimwe kandi nirihimbazwe. Tugushimiye umugambi wawe mwiza n'umuteguro wawe mwiza kuri twebwe. Wabanye natwe, uraturinda, utwitaho tutari beza, tutakiranuka. None tugejeje kuri iyi saha duhumeka umwuka w'abazima. Tuzanye ibitambo by'amashimwe yuko turi amahoro. Tuzanye ibitambo by'amashimwe yuko tugihumeka. Ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, si kubw'ubushobozi bwacu, ahubwo ukuboko kwawe gukomeye kwabanye natwe, kuduhagararaho, kubana natwe ku manywa na nijoro. Izina ryawe nirishimwe kuko warinze itorero ryawe, urinda twebwe twese. None Mwami Imana, ushimiye yuko tubona uyu mwanya wo kongera kugapfa imbere yawe tukuramya tuguhimbaza. Dusengeye amateraniro y'uyu munsi, turasabye ngo udufashe mu mwanya wo kukuramya no kuguhimbaza. Ijambo ryawe turi bwumvira aha hantu rigwe neza imitima yacu, kandi ikiruta byose dusabye imbaraga z'umwuka wawe wera kugira ngo zituzeho, zidutindeho, kugira ngo zirusheho Mwami Imana kugira icyo zihindura mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo ubwo uzagaruka uje gutwara itorero tuzaboneke mu mubare w'ubwoko bwawe ukunda kandi wishimira. Ngaho duhamagaye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibane natwe. Ufashe buri muntu wese uri mu maso yawe, uri imbere yawe, akwifuza kandi agukeneye. Mu mwanya dutangiye utangirane natwe kandi dushyigikire muri gahunda zacu, mu izina ryacu rya Yesu Kristo tubisabye tubyizeye, amen. Haleluya. Yesu ndagukunda cyane, ndakwihaye Yesu, Yesu ndagukunda cyane, ndakwihaye tinutsukwibyaha byanjye binezeza. Mucunguzi, mucunguzi wanjye Yesu, nyir'ubuntu bwose, ntabwo nigeze gukunda uko ngukunda. Mucunguzi, mucunguzi wanjye Yesu, nyir'ubuntu bwose, ntabwo nigeze ngukunda uko Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uwiteka ari mu ruhande rwawe, umubisha wawe yava he? Niki kiguteye ubwoba? Ku mwami wawe ariho, ni ukurinda ntajya asinzira, ni ukuramira mu makuba no mu bihe bikomeye. Azakurinda amajyana niwe, ni ukuramira mu makuba no mu bihe bikomeye. Azakurinda amajyana niwe,
no mu bihe bikomeye azakurinda amajya n'amaza. Arabishoboye, arabishoboye kubikora, arabishoboye bikugoye. Tuza umutima wawe umwiringire, arabibona naho byatinda bizasohora. Tuza umutima wawe umwiringire, arabibona naho byatinda bizasohora. Arabishoboye, arabishoboye kubikora, arabishoboye bikugoye. Tuza umutima wawe umwiringire, arabibona naho byatinda biza naho. Tuza umutima wawe umwiringire, arabibona naho byatinda bizasohora. Haleluya, Imana ishimwe. Niba hari icyo Imana yavuze ukabona bitinze kugira ngo gisohore, tuza usubiza amaso inyuma, tekereza wibuke ibyo yagukoreye. Niba hari icyo Imana yavuze ukabubona gitinze kugira ngo gisohore, tuza usubiza amaso inyuma, tekereza wibuke ibyo yagukoreye. Yakoze biriya cya gihe ntiyananiwe ibisigaye, komera irabishoboye, nukuri bizabikora. Yakoze biriya cya gihe ntiyananiwe ibisigaye, komera irabishoboye, nukuri izabikora. Ukuboko kwayo ntikwaheze ngo inanirwe gukiza, ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo inanirwe kumva. Humura uzatabarwa, ukuboko kwayo ntikwaheze ngo inanirwe gukiza, ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo inanirwe kumva. Humura uzatabarwa, uzatabarwa, humura uzatabarwa. Makuba kugarije, umwambaro unyuramo, humura uzatabarwa. Indwara z'ibyorezo, humura uzatabarwa, humura uzatabarwa. Wamutumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakamilele. Wamutumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakamilele. Wamutumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakamilele. Amina.
turarinzwe 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 muhumure kandi mukomere Imana itubereye maso ayeyoyo turarinzwe 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 muhumure kandi mukomere Imana itubereye maso turarinzwe turarinzwe ntacyo tukibaye turarinzwe turarinzwe muhumure kandi mukomere Imana itubereye maso. Mbanje kubasuhuza nshuti bavandimwe. Imana yacu, Imana yaturinze, Imana idukunda, ibaho umugisha kuko mwemeye ko dusangira iri jambo. Reka mbere yuko dusangira ijambo tubanze dusenge. Imana Data twese uri mu ijuru, mugabo w'ubugingo, ndagushimye cyane ko twemereye ukaduha uyu mwanya tugiye gusangira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe riraturema, ijambo ryawe riratuyobora, ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byacu, ijambo ryawe riradutunga. Ndakwinginze cyane kugira ngo iki gitondo, uyu munsi, aya masaha tugiye gusangira iri jambo na bene data bankurikiye, unyemerere unkoreshe Mana bw'igikoresho cyawe, kandi n'umuntu wese wumva nawe Mwami yigishwa n'Umwuka Wera. Icyubahiro gikomeze kibi cyawe uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ibice, turasoma ibice bibiri. Muranyihanganira tugendane. Igice cya mbere ni igice kirekire, ariko ndagusaba kugira ngo ugikurikire, nunabona n'umwanya ufate Bibiliya ugisome nawe witonze. Dusome muri Yobu igice cya 28. Icyo gice cyose turagisoma, ni kirekire ariko kiragufasha. Nuko ifeza igira urwobo yavuyemo, n'izahabu ikagira uruganda icurirwamo. Ubutare bukurwa mu butaka, n'ibuye yengeshejwe rivamo umuringa. Umuntu amaraho umwijima akawugenzura, akagera mu maherezo y'urugabano. Akurikiranye amabuye ari mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Acukura urwobo kure y'aho abantu batuye, bakitendeka muri rwo kure y'abantu, ntibahashinge ikirenge, bakanagana hirya no hino. Isi nayo ivamo ibyo kurya, kandi kuzimu hayo habirindurwa nk'ari umuriro. Amabuye yaho avamo safiro, arimo umukungugu w'izahabu. Iyo nzira nta gisiga kiyizi, n'irisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona. N'inyamaswa zibona ntabwo zayikandagiyemo, n'intare y'inkazi ntiyayinyuzemo. Umuntu arambura ukuboko kwe ku rutare rw'isarabwayi, yubika imisozi uhereye mu mizi yayo. Aca imikorogero mu bitare, kandi ijisho rye ribona ibifite igiciro cyinshi byose. Agomera imigezi ntitembe, kandi agaragaza icyari gihishwe, ariko ubwenge bwo buzabonwa he, cyangwa kumenya kuba hehe? Umuntu ntazi igiciro cyabwo, kandi ntibubonwa mu gihugu cy'abazima. Imuhengeri hazavuga hati, ntibundimo, n'inyanja iti, ntiburi kumwe nanjye. Ntibuboneshwa n'izahabu, kandi nta feza igererwa kuba ikiguzi cyabwo. Ntabwo bugereranywa n'izahabu ya Ofiri cyangwa shohamu n'igiciro cyinshi. Habe na safiro, izahabu n'ibirahuri ntibihwanye nabwo, kandi ntibwaguranwa ibyambarwa by'izahabu nziza. Fezaruki n'ibirahuri ntibizavugwa,
ni ukuri igiciro cy'ubwenge kiruta marijani. Topazi yo muri Etiyopiya ntabwo ihwanye nabwo, kandi ntabwo bwagereranywa n'izahabu nziza. None se ubwenge bukomoka he? No kumenya kuba hehe? No ko buhishwe amaso y'abazima bose, bukihisha inyoni zo mu kirere? Kirimbuzi n'urupfu biravuga biti, amatwi yacu niyo twumvishije impuha zabwo. Imana niyo izi inzira yabwo, kandi izi n'aho buba, kuko ireba ku mpera z'isi, ikareba no munsi y'ijuru hose, kugira ngo igere uburemere bw'umuyaga. Ni ukuri amazi iyageresha inshuro, igihe yahereye imvura itegeko, n'umurabyo w'inkuba ikawuha inzira. Nibwo yabubonye ikabugaragaza, yarabukomeje ndetse iraburondora. Maze ibwira umuntu iti, dore ko baha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nongere nsome mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 5 ndagera ku murongo wa 8. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusabe Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja, ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, nongeye gushima Imana iduhaye uyu mwanya tugiye gusangirira ijambo ry'Imana dusomye muri ibi bice byombi ko ari bibiri. Ku cyumweru gishize twaganiriye ku nsanganyamatsiko igira iti, gutsinda intambara zibera mu bitekerezo byacu, cyangwa se kwegurira Imana ibitekerezo byacu akaba ariyo ibitegeka. Icyo twari tugamije ku cyumweru rwibukije, ni ukurinda ibitekerezo byacu mu buryo bihora ari byiza, byubaka ubugingo ndetse bikubaka n'umubiri. Ijambo ry'Imana twize kuri kiriya cyumweru byatubwiraga ko Satani ahantu hambere abanza kurasa, gutera ibitero byiwe ari mu bitekerezo byacu. Impamvu Satani adutera muri ibyo bitekerezo byacu ni iki? Ni uko azi ko ibitekerezo byacu ari byo soko y'ubutunzi bwacu buhuriyeho bwe none n'ubutunzi tuzabona mu ijuru. Ariko kandi Satani azi ko mu bitekerezo byacu ariho soko y'amarangamutima, ndetse si amarangamutima gusa, ahubwo ndetse n'ubuzima bwiza bwa none, ndetse n'ubwo mu bwami bw'ijuru. Iyo ibitekerezo byacu bipfuye, natwe ubwacu tuba dupfuye. Nshatse ko tugendera muri uyu murongo n'ubundi. Muri uku kwezi abakristo bose baba protestanti baba bizihiza, ndavuga abantu bakunze kwizihiza ibihe by'itorero. Baba bizihiza igihe cy'ivugurura ry'itorero, cyangwa mu yandi magambo mu rundi rurimi bavuga ngo ni igihe cya reforme. Iki gihe cyangwa se mu nyigisho, umuntu ashobora guhitamo inyigisho nyinshi, ariko zose zigamije gukiza, kuvugurura ubugingo bw'umukristo. Ni muri uyu murongo nifuje ko muri iki gihe, muri uku kwezi, tuganira ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere ni icyo turangije cyangwa se twavuze ku cyumweru, kijyanye kuvugurura imitekerereze yacu, kuvugurura ibyo dutekereza. Uyu munsi turaganira icya kabiri, nise gushaka ubwenge busumba ubundi bwenge. Twivugurure cyangwa se dushake reforme mu bugingo bwacu, duharanira gushaka ubwenge busumba ubundi bwenge. Mu rwandiko twasomye rwa Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 8, ariko cyane cyane umurongo wa 5,
Yakobo aravuga ngo ariko niba hariho umuntu ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Uko niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ndetse muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuga neza cyane akavuga ngo niba muri mwe hari ubuze ubwenge nasaba Imana ibumuhe. Umuntu ubuze ubwenge nasaba Imana ibumuhe kuko iha bose ititangira kandi idacyurira umuntu. Iryo jambo ryanejeje cyane. Nta muntu wasaba Imana ubwenge, ariko ndaza kubabwira ubwenge ubwo ari bwo, Imana ngo ibimuhe yitangira cyangwa ngo imucyurire. Kuko umwana w'umuntu ushobora kumusaba ukamubwira ati nticyo, yagera hirya akavuga ati ariko runaka yarakennye ndakimuhaye. Ariko Imana iratubwire ngo niba muri mwebwe hari umuntu ubuze ubwenge ngo nawe usaba Imana ngo irahita ibumuha, kandi ko Bibiliya ikongeraho ngo izabumuha ititangiriye ngo kandi ngo idacurira umuntu. Haleluya! Iryo ni izina ry'Imana. Nta wundi muntu watanga. Imana yacu itanga yishimye, ariko icyo yishimira cya mbere ni iki ngiki, ni ubwenge. Ubwenge busumba ubundi ndimo ndagusaba uyu munsi wa none. Muri Bibiliya nasomye indi Bibiliya muri Bibiliya ntagatifu naho hanejeje cyane. Haravuga ngo niba muri mwe hari ubuze ubuhanga abusaba Imana izabumuha. Ihita konfirma ikemera neza ngo umuntu ubuze ubuhanga ngo nabusaba Imana izabumuha, iyo iha bose ku buntu ngo kandi itagombye kugondozwa. Haleluya! Imana yacu itagombye kugondozwa. Ntabwo igondozwa, ntabwo tuyisaba nk'abayambura, ahubwo ni ukuri yiteguye kuduha ubu bwenge. Muri iyi Bibiliya, muri iri busobanuro bw'iyi Bibiliya ntagatifu bahita basobanura uwo murongo bakavuga ngo ubwenge buvugwa hano, ubu bwenge Yakobo avuga ngo ntabwo ari ubwenge bw'isi, ntabwo ari ubwenge bw'isi, ngo ahubwo ngo ni ubwenge bwo kumenya kubaho ku buryo bushimisha Imana. Nibwo bwenge turimo turavuga, nibwo bwenge haruguru nise ngo ubwenge busumba ubundi bwenge. Icyo turimo turaharanira ni ubu bwenge busumba ubundi, cyangwa ubu bwenge bwo kumenya uburyo bwo kubaho mu buryo bushimisha Imana. Ukurikije iki? Ukurikije nanone inkuru nziza ya Yesu Kristo. Haruguru narivuze kuyobora imitekerereze yacu mu buryo butunganiye Imana. Nicyo twavuze ku cyumweru, ni nacyo natangiriyeho, ni nacyo kibyara ubu bwenge. Iyo mitekerereze y'umuntu ari myiza, mu kuri iyo imitekerereze y'umuntu ibaye myiza, iyo ibitekerezo byacu bibaye byiza, imitekerereze yacu itakiri icumbi ry'ibitekerezo bya Satani. Satani atakiza ngo akuvangire, ngo azane icyo ubyemerere ko bibamo. Iyo imitekerereze ibaye yimuye ibyo cumbi rya Satani, iyo mitekerereze iraza igakura neza, ikabyara ubwenge. Kuko ibi bintu byombi ntabwo bijya bisigana. Gutekereza neza n'ubwenge ntibijya bisigana. Ahari gutekereza nabi n'ubwenge ntibuba bwiza, ahari gutekereza neza n'ubwenge buba bwiza. Niyo mpamvu nifuje ko dutangira n'imitekerereze kugira ngo turebe uburyo n'ubwenge bugaruka bukaba bwiza. Rero ubu bwenge duhabwa buraza bugakura, ariko kandi ntibukura gusa, buraharanirwa, burigwa. Ni ibitekerezo, n'ubwenge busumba ubundi, n'ubwenge bwigwa, n'ubwenge buharanirwa, n'ubwenge umuntu agomba guharanira kandi akabugeraho. Abantu benshi, ndavuga abantu benshi b'abakristo, abantu benshi muri iyi si, yewe uretse n'abakristo, mvuga abantu benshi muri iyi si babaye abahanga, bakamenyekana muri iyi si, nuko bamenye gukoresha imitekerereze yabo, bagaharanira ubwenge bakabugeraho. Nta muntu n'umwe bazakubwira ngo ni umunyabwenge ngo bareke kukubwira uburyo exercise cyangwa se imbaraga yashizemo
atekereza imbaraga yashizemo mu gushaka ubwenge. Ntabwo biborohera, ntabwo ari ibintu biza ngo bibagwirire ngo bajye babibona basinziriye, ahubwo yego barabibona, Imana irabubaha, ariko nabo hari icyo bongeramo, hari icyo bakora. Ntabwo ubu bwenge bupfa kwizana, oya, ni ubwenge Imana itanga, ariko kandi ni ubwenge buharanirwa. Yewe haba mu buryo busanzwe bwo mu buhanga bw'iyi si, imitekerereze ipfuye ntishobora kukugeza ku bwenge bwiza cyangwa ubuhanga bwiza. Nongere mbisubiremo, imitekerereze ipfuye ntishobora kugeza ku buhanga. Ariko mu buryo bw'umwihariko, munyemerere nigarukire hano mvuge ku buhanga Bibiliya ivuga, ku buhanga, ku bwenge Bibiliya ivuga ku bana bayo, ubuhanga bwo kumenya kubaho ku buryo bushimisha Imana. Umva kandi nkubwire, ubuhanga cyangwa ubwenge buguha kumenya kubaho mu buryo butuma Imana kwishimira. Kubaho mu buryo Imana ishima nibwo buhanga twifuza, kandi bukubera icyifuzo. Tukirimo tunaganira n'iri jambo ry'Imana, ubyandika ahantu uvuge ngo Mana, ndashaka kuvuga nk'uko Yakobo yavuze, ndashaka kugusaba ubuhanga, ndashaka kugusaba ubwenge. Kandi ubu bwenge Bibiliya itubwira si ubwenge buriya busanzwe bwo ku isi ndimo ndavuga, ni ubu bwenge buduha, bumpa, buguha kubaho, kugenda, kubaho mu buryo Imana ishima, Imana yishimira. Abakristo bamwe, kandi mukuri ntabwo ari abakristo bake, ni abakristo, ariko bashobora kuba bariho mu buryo Imana idashima. Abo rero ntibarakamenya ubwenge Imana ivuga mu ijambo ryayo. Nongere nkwibutse ko turi kuvuga ku guharanira kugira ubwenge busumba ubundi, aribwo bwenge bwo kubaho ku buryo bushimisha Imana. Ukurikije nanone inkuru nziza Yesu Kristo, nta kintu, umva nshuti yanjye nkubwire ijambo ufata, nubwo wibagirwa ibindi, umva nkubwire ikintu ufata. Nta kindi wakorera umutima wawe cyangwa umubiri wawe cyiza kiruta kubaho uburyo bushimisha Imana. Ukurikije inkuru nziza ya Yesu Kristo, ikintu wahemba umutima wawe, ikintu wahemba umubiri wawe, ikintu wahemba ubugingo bwawe kikaruta ibindi bihembo byose bishobora kwangirika muri iyi si, ni ukubaho mu buryo Imana yishimira. Niba ushaka guhemukira umubiri wawe, niba ushaka guhemukira ubugingo bwawe, niba ushaka guhemukira umutima wawe, uzabeho mu buryo Imana itishimira. Yewe uku kubaho ku buryo bushimisha Imana, ndashaka kukubwira ko Bibiliya igutubwira. Ntabwo mukuri twebwe bikurikirana buriya mu buzima bwacu tujya twibwira yuko kubaho twishimye ari byo byiza, nkishakira ibyishimisha. Rimwe na rimwe ibimushimisha si byo bishimisha Imana. Abantu benshi bafite ibibanezeza, bafite n'ibibashimisha, ariko ibyo ngibyo bishobora kubaho, ariko nanone bihabanye n'iby'Imana ishaka. Ibiguha amahoro, ibiha umubiri wawe n'ubugingo n'umutima amahoro n'umutekano n'umunezero muri ubu bugingo no mu bugingo buzaza, ni ukubaho mu buzima butuma Imana yishima. Kandi icyo kizava he? Kizava muri bwa bwenge Imana itanga, buriya bwenge busumba ubundi turimo turaganira muri iki gice twasomye, muri bice twasomye. Ijambo ry'Imana riratwingingira kugira ubu bwenge, gushakashaka ubu bwenge. Ntibuzapfa kuza gusa ngo bukugweho ngubwo wakiriye agakiza. Abantu benshi bajya bibwira ngo ubwo bakiriye agakiza, bihannye ibyaha, barabatijwe, bakibwira ko ibyo bihagije. Oya, abantu benshi bakiriye agakiza, barabatizwa, bigumiraho, bihamiraho ngaho, ntibamenya ko hari ibindi bisabwa, ntibigeze bakura,
ntibamenya ko basabwa gukura bagashaka ubu bwenge tuvuga kandi buri hafi yabo. Ubu bwenge dushaka, ubu bwenge ndimo ndababwira ntabwo buri kure, gusa kubugeraho hariho inzira. Kubugeraho nubwo buri hafi yawe hariho inzira, hariho principe, hariho itegeko, hariho intambwe, hariho icyo ubanza gukora kugira ngo ubu bwenge bushikire, ubu bwenge ububone, kuko aribwo bwenge ari ubutunzi buhebuje Imana iguha, kuko aribwo buzaguha ijuru. Imana ishimwe yuko ubu bwenge atari ubwenge buhishwe, ntabwo ari ubwenge buhishwe cyane kure y'aho dutuye, oya, kure y'ibyo dushobora gushyikira, oya. Imana ishimwe buri hafi yacu. Hari ibintu bihishwe kure cyane bavandimwe, buhishwe kure cyane, ariko Imana yahaye abantu, yahaye umuntu ubushobozi bwo kubigeraho. Nibyo twasomye mu gitabo cya Yobu, ibintu bihishwe kure, ibintu bihishwe kure y'abantu, ariko Imana iha abantu ubushobozi bwo kubigeraho. Twabisomye muri kiriya gice cya 28 mu gitabo cya Yobu. Iki gice kiratwereka ko nta kintu na kimwe kibaho kitagira aho kiba. Nta kintu na kimwe muri iyi si kibaho kitagira aho kibarizwa. Nta kintu na kimwe kibaho muri ubu buzima kitagira aho gituye, aho wagisanga. Yobu avuga ibintu byinshi cyane umuntu abona, akabibona bimugoye ariko akabibona. Atangirira ku mabuye y'agaciro, aribwo butunzi buba mu butaka tuzi ko ari ubutunzi bukomeye cyane. Ubutaka burimo ubwo butunzi bwitwa ko ari ubutaka bwiza, ubutaka burimo bushobora guha nyirabwo amahoro, bukamuha ubutunzi, bukamuha gukomera. Ibyo ni byo tuzi twebwe abana b'abantu. Yobu nibyo atangiriraho, aravuga ngo ifeza, izahabu, ubutare, ibuye rivamo umuringa, byose biva mu butaka. Ibyo byose byituriye muri ubwo butaka, bwituriye mu mwijima, ariko umucukuzi wabyo amenya aho buri, akabukurikirana. Yewe nubwo bwaba kure cyane mu mwijima, wa mucukuzi wabwo aragenda akabusangamo, akamara y'umwijima, akabona y'ubwo butunzi buriyo, akabukurikirana akagera aho abubona. Kubera ubutunzi uburyo abukurikirana, uyu mucukuzi agenzura n'umwijima, akagenzura umwijima, akagera mu maherezo y'urugabano, akurikiranye amabuye ari mu mwijima. Yewe Bibiliya yatubwiye ngo no mu gicucu cy'urupfu. Ndashaka kukwereka uburyo ibintu byihishe umwana w'umuntu afite imbaraga zo kubugeraho. Umwana w'umuntu afite imbaraga zo gushaka ifeza, agashaka izahabu, agashaka imiringa, agashaka amabuye y'agaciro, akamanuka mu butaka, akagera mu mwijima. Yewe Bibiliya ikatubwira ngo akagera n'ahari umwijima w'igicucu cy'urupfu, akagerayo. Nusoma kiriya gice neza uzatangazwa n'uburyo umuntu yitanga cyane, akagera no mu mwijima w'igicucu cy'urupfu, akagera naho atabona aho ashinga ikirenge. Natangaye nsoma kiriya gice, umuntu agashaka buriya butunzi, akamanuka kure cyane, akagera naho abura naho ashinga ikirenge, ngo akanagana hirya no hino, ariko akajyayo ashaka ubwo butunzi. Aha umuntu agera aho ashaka ubutunzi bwo mu butaka. Iyo abushaka agera no mu nzira ngo abandi bantu batarageramo. Yewe si wenyine, ngo n'inyamaswa z'inkazi, n'inyamaswa ziteye ubwoba, n'ibisiga bitarigera bigera, ariko umwana w'umuntu akawuhiga, akamanukayo, akagerayo. Ariko umva icyantangaje, natangajwe n'uburyo Bibiliya ivuga imbaraga z'umwana w'umuntu. Hari ibintu bibiri byantangaje nawe nshaka ko kugusangiza. Bibiliya ivuga imbaraga z'umuntu iyo ashaka ubutunzi bwo mu isi. Ibindi byaremwe byose ntibishobora gukora ibyo umuntu akora ngo abone ubu butunzi
ntibishoboka. Umuntu umurongo wa 9 muri cya gitabo muri cya gice twasomye cya Yobu haravuga ngo umuntu yubika imisozi ngo ahereye mu mizi yayo. Mbega umuntu ngo arakomera, umuntu arakomeye ngo yubika imisozi ahereye mu mizi yayo. Ashaka iki? Ashaka ubutunzi bwihishe no mu mwijima w'ubwicucu cy'urupfu. Umuntu afite imbaraga, Bibiliya niko yatubwiye, imbaraga zigomera amazi. Nubwo amazi afite imbaraga gute, umuntu arayagomera akayatembesha aho ashaka, akagaragaza igihishwe kugira ngo agere ku butunzi buri mu butaka munsi y'amazi. Umuntu akagomorora amazi, umuntu akagomera amazi, umuntu akayobya amazi, umuntu akaja munsi y'amazi ashaka ubutunzi yifuza kandi akabugeraho. Mbega umuntu ngo arakomera. Mu yandi magambo ajya gukora, iyo nusoma uyu murongo nasanze umuntu ajya gukora nk'iby'Imana ikora, ariko ntibinatangaje. Bibiliya iratubwira ngo se umwana w'umuntu ni iki ngo imugenderere, ngo yari ngiye kumugira nk'Imana ngo isigazaho hatoya. Agiye kumera nk'Imana, amenye n'ibihishwe munsi y'ubutaka, amenye ibihishe. Bibiliya iratubwira neza cyane ngo ibihishwe ngo ni iby'Imana, ngo ibyahishuwe ni ibyacu. Ariko umuntu aragiye neza, ageze no muri biriya bihishwe. Niyo mpamvu uvuga ngo hari aho umwana w'umuntu akora ukagira ngo agiye gukora ibintu by'Imana, ariko ntibishoboka, hari aho atazagera. Uyu mwanditsi ibi byose umuntu akora byo kubika imisozi, byo kubona ibihishwe byose, byo kuvumbura ibiri mu butaka, byo kuruta ibindi byaremwe byose, kumenya inzira z'ikuzimu no mu mwijima, yewe kugera mu gicucu cy'urupfu, akavayo akamenya inzira zaho. Ikintangaza cya kabiri ni iki ngiki. Nyuma yo gutangarira imbaraga umuntu afite, ikintangaza uyu mwanditsi avuga, usome neza uragisangaho. Nanone amaze gutangazwa, amaze kuvuga ibyo ngibyo, ikindi cyantangaje ni nkaho uyu mwanditsi avuga ko kubigeraho nubwo bidutangaza atari ubuhanga. Iri jambo narigezeho ndahagarara ndibaza. Umuntu ageze mu mwijima, umuntu aracukuye, umuntu yubitse imisozi, ariko uyu mwanditsi we ibi byose ntabwo abibyita ubuhanga. Kubigeraho muri Bibiliya, ntabwo Bibiliya ivuga ngo ni ubuhanga. Kuri we ibi si ubuhanga namba. Umuntu yagera kuri ibi byose, uyu mwanditsi akamubwira ngo haracyariho ikindi utarageraho. Wakora ibikomeye, umuntu yakora ibikomeye, umuntu yagera hatagerwa, umuntu yakora ibiguruka, umuntu yakora indege, ariko Bibiliya yaje kumubwira, ikamubwira ngo ubu si ubuhanga. Kuko Bibiliya icyo yita ubuhanga ni ikintu gikomeye, nicyo kintu turimo turavuga. Icyo Bibiliya yita ubuhanga kitandukanye n'ibyo twebwe abana b'abantu twita ubuhanga. Uyu mwanditsi akamubwira ngo haracyari iyindi ntambwe. Niyo mpamvu abaza ku murongo wa 12. Umva umurongo wa 12 muri kiriya gitabo cya Yobu ukuvuga. None umuntu umaze gukora biriya bintu byose byadutangaje, ariko Bibiliya ikavuga ngo ariko ubwenge bwo buzabonwa he? Niba umuntu abasha kumanuka ikuzimu, akabasha kumenya ibihishwe, akabasha kubika imisozi, akabasha kuyobya amazi, akabasha kuyobya imigezi, none se akibaza ngo ubwenge bwo buzabonwa he, cyangwa kumenya kuba hehe? Ngiki kibazo baza. Kumenya ubwenge buba hehe, kumenya buba hehe? Ese kumenya kuba muri Bibiliya hari igisubizo atanga ku mirongo ikurikira. Uyu mwanditsi hari igisubizo atanga ku mirongo ikurikira. Ikibabaje cyane nuko igisubizo atanga twebwe tutarakimenya. Ikibabaje nuko igisubizo atanga dusoma Bibiliya ariko kenshi ntitubashe kumva neza. Umva igisubizo uko agitanga, aravuga ngo ni ukuri kumenya ubumenyi bwose ngo ndi kuba mu isi y'amazima.
ubwenge ntibuba mu isi y'abazima. Ubwenge ntibuba mu isi y'abazima. Ntabwo kubimenya, ntabwo kuharanira biriya byose wavuga ngo wageze ku bwenge. Oya, ntitujya tumenya yuko ubwenge bundi Imana ishaka ari ubwenge bwo kumenya Imana, ubwenge bwo kugendana n'Imana, ubwenge bwo kugira umutima utunze Imana. Bibiliya igitubwira umuntu wagize ubu bwenge. Namwibutse muri iki gitondo ndavuga ngo ariko isi ya none, abakristo ba none, itorero rya none, ese Imana ntiyadufasha ikaduha kugira ubwenge nk'ubwe? Uyu muntu ni uwitwa Henoki. Henoki dusoma mu itangiriro yagize ubu bwenge. Ubu bwenge ndimo ndashaka kugeraho. Ubu bwenge Bibiliya itubwira ni ubu bwenge bwo kugendana n'Imana. Imana yakureba ikakunezererwa. Bibiliya iratubwira umuntu muri Bibiliya witwa Henoki wagize ubu bwenge, agendana n'Imana, Imana iramunezererwa imyaka igera kuri 365 yose. Imana ngo imare kumunezererwa, umunsi umwe ntibamubona ngo kuko Imana yari yamwimuye. Ubu bwenge tuvuga ntibubonwa mu gihugu cy'abazima. Imuhengeri haravuga hati ntibundimo. Ubushatsi muhengeri ntiburimo. Ngo n'inyanja iravuga iti ntiburi kumwe nanjye. Ntiwabugereranywa n'izahabu. Ni bwiza cyane kuruta izahabu. Ubu bwenge ngo kirimbuzi na rufu nabo baravuga bati amatwi yacu ngo niyo twumvishije impuha zabwo. Umva, aravuga ngo ni impuha. Kirimbuzi na rufu nubwo tuvuga ngo birakomeye, ngo nabo baravuga ngo icyakora ngo amatwi yacu ngo twumvise gusa ari impuha, ngo bavuga amakuru y'ubwo bwenge. Ariko ngo ntabwo buriho, ngo ntabwo twebwe ngo twigeze tububona, ngo ntiburi kumwe natwe. None se bavandimwe, ubu bwenge burihe bwo kugendana n'Imana? Ubwenge Bibiliya izakubwira ngo uri umunyabwenge. Imana izavuga ngo uyu mwana wanje ni umunyabwenge. None se ubwenge buba hehe? Bukomoka he? No kumenya kuba hehe? Umurongo wa nyuma wa kiriya gice twasomye muri Yobu, nyuma y'urugendo rurerure rwo kwibaza aho ubwenge bukomoka, ubwenge bwo kugenda uko Imana ishaka aribwo butunzi bukomeye watunga, umwanditsi aduha igisubizo aturangira aho bubarizwa. Aratubwira ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya! Biriya bikomeye byose, kuriya kugera ku bikomeye, kuriya kugera ku bihishwe, Bibiliya iravuga ngo dore ubwenge busumba ubundi bwenge bwose, ngo mukubwire. Nyuma ya biriya byose yatweretse, Bibiliya ikatubwira ngo maze ngo ibwire umuntu. Bibiliya irambwira, Bibiliya irakubwira wowe nkurikiye, ngo dore ngo kubaha Uwiteka ngo nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Ni umurongo wa 28. Umva icyo nkwifuriza kandi ijambo ry'Imana rigusaba, nuko mu buzima bwawe bwose burangwa no kubaha Uwiteka muri byose, kandi kujijuka kose wakwifuza kwakugirira akamaro, kukakubeshaho muri ubu buzima no mu buzima buzaza nyuma y'urupfu, no kuva mu byaha. Ndimo ndagera ku musozo w'ijambo. Ibyo wakora byose, ubwenge busumba ubundi bwenge bwose no kuva mu byaha. Ndiko biri tubwira ngo ubwenge, ngo dore ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi ngo kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Nuva mu byaha uzaba ugize ubwenge buruta ubwo kumenya ibitare. Nuva mu byaha uzaba ubonye ubwenge buruta ubwo kuvumbura biriya bintu byose. Ndabizi neza muvandimwe, wenda urimo kumvira ijambo n'ubundi usanzwe uri umukristo, ariko ongera uryumve rikubere rishya. Wubaha Uwiteka, wenda imirimo yawe ntihamanya neza n'umwana w'Imana. Wubaha Uwiteka. Ushobora kuvuga uti navuye mu byaha, ariko
va no muri ibyo bindi wisigarije wita bitoya, yewe na bya bindi bikunze kukwizingiraho vuba. Mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 1 haratubwira ngo twiyambure ibituremerera byose, ngo n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Nitumara kubyiyambura tuzaba tugize ubwenge, nitwubaha Uwiteka tuzaba tugize ubwenge. Nsoze nkubwira ngo fata umwanya wongere kandi usenge, wibuke icyo Imana ikubwira. Irakubwira ngo muri rya jambo twasomye muri Yakobo, ngo umuntu wese niyifuza ubwenge ngo usabe Imana itanga itishama, Imana itanga itimana, Imana iticuza, Imana itakubaza ngo se urasabira iki. Iriya Mana yacu yiteguye kuguha kandi ikaguha ubwo bwenge bwuzuye. Uko niko kujijuka, nibwo butunzi buruta ubundi butunzi bwose. Ngiki cyo nakwifurije uyu munsi wa none, ikintu twavugurura mu mibereho yacu ya none nuko Uwiteka. Ikintu twavugurura mu mibereho ya none y'ubukristo uyu munsi wa none ni kuva mu byaha. Na cya kindi gitoya Imana ishaka gukireka. Uzaba wivuguriye by'ukuri kandi uzaba wabaye mu Kristo nyakuri. Imana igumugisha. Amen. Tufatanye gusenga. Uwera Mana Data twese uri mu ijuru, ni ukuri nanjye ndemeranya n'umutima wanjye, na mwene Data unkurikiye aremeranya n'umutima wiwe ku ijambo ryawe ari ukuri. Mana, kukubaha nibwo bwenge. Mana, kuva mu byaha nibwo bwenge, niko kujijuka. Mana Data twese uri mu ijuru, fasha mwene Data unkurikiye, fasha mwene Data wumvise ijambo ryawe kongera indi ntambwe yo kukubaha, nibwo bwenge. Kandi Mwami Imana niho zaba ajijutse. Hari ibyaha bikunze kwizingira ku bantu vuba, hari ibyaha bikunze kwizingira ku bantu bagaturana nabyo bakabireka bikaba akamenyero. Ariko Data, Mwuka wawe wera nadusange twebwe twese, adukureho ibi byaha maze tugendane nawe. Nitugire ubwenge wishimira, nitugire ubwenge aho uzajya utureba ukatwishimira, mu kuri rwo tuzaba tubonye ubwenge busumba ubundi bwenge bwose. Ubwenge rwo nsabiye mwene Data unyumva, ubwenge rwo nisabira, ubwenge rwo nsabira itorero ryawe, kuko ibindi byose twita ubwenge, ijambo ryawe Mana bibusimbuza ijambo rimwe gusa, ubwenge bwo kukubaha no kuva mu byaha. Icubahiro ni cyawe Nyiribihe, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.